Ikinyarwanda mvuga gitandukanye n'icyuzi sobanuriye kukuriko so uri nabo banditsi ku mitoso rakwamye mu rukundo naragutose kwifata kwabaga muri njyewe kwarabyobotse voka birarenganya nibyo miliki gusa ndi Geoffrey sifata ko kagira ntabwo nshaka kwisha koneke kukwereka imyitwarire tagari ibintu byawe ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda nshaka kwisha koneke kukwereka imyitwarire tagari ibintu byawe ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda irigise urukuta aho zigana ntiyagira foromire so tumita gukura imbuza ahubwo hagaciro ibyo mubwiye so nimubwira yuko ari ku mihanda ndigutigita ibipeso nk'ibi bizagukange kuko leta ibitonige so iyo dukunze turafuha iyo dukunze turakunda iyo dukunze niwe dukumbi tureka agakomeza koza imbunda shaka kukubwira ngo dupepe nzakubwira nti twirete tugake ducisheni sometimes abivanga bikucambe mvuge nti uri warabote rwandese nimurikagurisha mpuzamahanga twitabire igikondi Expo yongeye yagarutse yateguye imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 28. Iyi Expo izabera igikondo guhera ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani 2025. Ibihugu 30 byahuriye mu Rwanda. Hazaba hari serivisi zose wifuza, iz'ubucuruzi, inganda, tekinoloji n'izindi wifuza. Ni buri munsi kuva ku isaha 3 za mu gitondo kugera ku isaha 4 z'umugoroba. Kwinjira rero hazakoreshwa ikoranabuhanga kandi birihuta pe. Ibaze mbuze, ibazubuze, wazabwira iki umwana wawe, wazabwira iki famiye, wazabwira iki abajama, wavuga ko ari hehe. Bifuza ko muri yangura cyafunguye. Hamagara 564 imurikagurisha mpuzamahanga ritegurwa n'urugaga rw'abikorera PSF ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom.